nguhaye ikaze kandi ngushimira amaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko njyane nawe utarayikora nyamuneka yikore kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Inkuru ngiye kugarukaho rero uyu munsi ni ikibazo cya Kongo, aho ingabo za Kongo zikomeje guhangana n'umutwe wa M23, dore ko mu minsi ishize twari twabatangarije ko umutwe wa M23 watangaje ko uhagaritse intambara, ariko ko igihe icyo ari cyo cyose ingabo za FARDC zagerageza kuyigabaho ibitero nazo zasubiza, dore ko zigifite intwaro zo kuba zahangana. Uyu munsi rero ku gicamunsi cyo kuri tariki ya 10 Werurwe 2023, ingabo za M23 zagabye igitero ku murwa mukuru, ni ukuvuga hafi ya Sake, aho ingabo za MONUSCO zikorera ku cyicaro gikuru cya MONUSCO. Ibi bikaba byatangajwe n'ingabo za FARDC, aho zavuze ko umutwe wa M23 wagabye ibitero bikomeye cyane birimo amabombe n'ibisasu byinshi kuri MONUSCO. Ni ukuvuga ko M23 nayo yigambye iby'igitero, ikavuga ko ariyo yarashe ndetse yohereje ibintu by'amabombe n'amasasu menshi aho MONUSCO icumbitse. Ibi rero bikaba bikomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Bwakeye TV News. Ngushimira wamaze gukora subscribe, ariko nawe utarayikora ngira ngo nyamuneka yikore kugira ngo tujye dukomeza kubona ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao.